shati zawe ukora wazereka ababyeyi bawe ego ko mana sibyo no kuba banyirukana batabanyica zuko kubeshya mana ari igihe nandika ibintu nayo nkibaza ni njye wabyanditse cyangwa se azari igihe umuntu mana yandika ibintu biba binagoranye mana azari igihe umuntu akubwira ikintu kumusubiza ukumva birakubijennye ukamusubiza ikintu kibi cyane urumva ni ikibazo ntago bazibonye wapigabisa byarutswe bakaba ari ngiye babona ukunda kunywera mu kabari karimo abakobwa cyangwa ukunda kunywa uri wenyine nkunda ndi njyenyine bajya bambwanga iyo umwanya n'abakobwa ngo baragushuka ushaka gushiduka wumva se nimba narageze mu rugo ntabwo ndi ibishego iyo gukunda abakobwa ni ibintu biri aho ngaho ntabwo ari ibishego ni ibintu twisangamo natwe ntabwo umenya uko byakuje muto ngo wabitangiye ryari rero nawe urangoye ariko nyine nabitangiye nyiri umupeti mfite imyaka 8 byari byaraje ufite 8 wakundaga abakobwa warasaze nibwo natangiye gutereta abakobwa niga pisi rira cye story ya mbere ubwo umunsi wa mbere yo gutereta byari bimeze bite byari insazi kuko wamena terese yarankatiye yaragukatiye kandi yari umwana ubwo se yabwiwe n'iki byo gutereta byari byo yabwiye ni burya gamubwire ukuntu ubuzima bumeze iyo ikintu gikunda ubugikunda kandi ntabwo bisaba ngo nuko ngurenze wapi wowe kimubona akabona nibikundi tumubwira ati bye no yahise agatira rahita nyina nk'umujene w'umusirimu nyuma yo gukatirwa ku myaka yawe 8 wiyumvishe gute byarambabaje kuko yari story ndende ndibuka twe tugiye kuya muri lunch nyine natse tayimunge nawe nyine ngo tuze guhura bati ko bigenda kose mwana ndamuriye mwana arahagera yitabana agasuzuguro kenshi uranshakira iki ati nyine ndagukunda kobwa arambwira ati ntago byashoboka bati nyine ndabati mu rugo mwana dufite ibintu byinshi nanakwakira mwana uko byifuza aguha icyo ushaka cyose ndamushukisha nyine byise birangira ngo ati wapi kabisa urumva byari ibibazo guhura n'uwo mukobwa akagukatira bwa mbere aho ntabwo nacitse intege nakomeje ndakunda warakomeje urakunda ubwo se wongeye guhura nawe ikindi gihe ngo muganire ikindi gihe oya nayo nese nkura namenya ko nyine nimba gukatiye ituci zawe nyine kajya umenya ubwenge ugashakira hano naje kugerageza ndi mu wa kane ndagerageza biza gukunda bigeze hagati nawe turashwana ubu uyu munsi umaje gukundana n'abakobwa bangahe abakobwa ariko ntabwo barenga 6 ntabwo barenga 6 bomva uzagwiza imyaka 30 ukundanye n'abangahe ubu 30 ibintu ngenda mbivamo gake gake urumva nimba haciyemo imyaka 2 nakunda nawe urumva ntago nyiri nka mbere ushatse kumbwira ko aka kanya uri single ubu ngubu aya ntago ndi single mfite girlfriend umwe numwe ntago mubandikiranye cyangwa kiri uwundi ni umwe wenyine Agwari my people aracyari Imana ishimwe Ikechuku the power of God iyi ni FBA 155 TV tubana mu bihe bitandukanye tuba dufite abatumirwa batandukanye tukagara ku bintu byinshi bitandukanye umunsi rero mfite umujene kabisa utufite niyo ngiyo muramubona kabisa ni Starboy welcome amazina abatanzi ni Starboy cyangwa se neza kimenyereje cyangwa se Courageous Regis uyu munsi rero dufite iki nabazaniye indirimbo n'umuhanzi nyine nkunda byadanje kandi izi n'ibihangano bye tangira dutamo none twumve ngo wagwane Bega Kigali yuzuyemo inkumi maneke cyangwa se bikiburi iyo babonye uracumurana ukuri gusa ni wamenye ugukunda by'ukuri kubari mu rukundo ni Kofi biciringira na Mr Money ngo nibarya imitomare kagenda ubu nibikaze kubona ubwambure bamwe bagenda bambaye icabo hybrid mu rukundo byarirabuye haba mu bakobwa cyangwa se abasore umuntu adukwiye kanto cyangwa se hagashyirwaho ibigo bishinzwe by'urukundo aho ni kuri kote yanjye oh my god ikumavi nsenga ngumu mukunzi uvuza ipendo
umutazi gusunda agashika inga nkanita pendo, umwena azajyana amago agasinda akanyasi kibando, akananyima bango guti uketyani na sentia have mureke kunyenisha, reka ndabe mwikanisa wasanga inani tijijisha, numva ngo kanisani hari abana badafunguye lisani batazi ibishitani, that's why umukunzi fa kanisani. Yitwa Starboy. Starboy, ibintu by'ibishego uko bikunda cyane byakugendekeye bite? Ntabwo ndi ibishego. Iyo gukunda abakobwa ni ibintu biranga, ntabwo ari ibishego, ni ibintu twisangamo natwe ntabwo umenye uko byakuje muto. Nk'aho wabitangiye ryari rero? Nawe urangoye, ariko nyine nabitangiye nkiri umupeti, mfite imyaka 8 byari byaraje. Ufite 8 wakundaga abakobwa warasaze? Nibwo natangiye gutereta abakobwa niga peace rira cye. Story ya mbere, ubwo umunsi wa mbere yo gutereta byari bimeze bite? Byari insazi kuko wamena terese yarangatiye. Yaragukatiye kandi yari umwana, ubwo se yabwiwe n'iki byo gutereta byari byo? Yabwiye ni burya gamubwire ukuntu ubuzima bumeze. Iyo ikintu gikunda ubugikunda kandi ntabwo bisanga ngo nuko ngurenze wapi. Wowe kimubona ukabona nibikundi tumubwira ati bye. No yahise agatira rahita nyina nk'umujene w'umusirimu. Nyuma yo gukatirwa ku myaka yawe 8 wiyumvishe gute? Byarambabaje kuko yari story ndende. Ndibuka twe tugiye kuya muri lunch nyine natse time nge nawe nyine ngo tuze guhura. Bati ko bigenda kose mwana ndamuriye. Mwana arahagera. Yitabana agasuzuguro kenshi. Uranshakira iki se? Ati nyine ndagukunda. Kobwa arambwira ati ntago byashoboka. Bati nyine ndabati mu rugo mara dufite ibintu byinshi nana kwakira mana uko byifuza. Aguye icyo ushaka cyose. Ndamushukisha nyine byise birangira ngo ati wapi kabisa. Urumva byari ibibazo guhura no mukobwa akagukatira bwa mbere. Aba ntago nacitse naye nagomeje ndakunda. Warakomeje urakunda. Ubwo se wongeye guhura nawe ikindi gihe ngo muganire? Ikindi gihe oya nayo nese nkurana menya ko nyine nimba gukatiye ituci zawe nyine kajya umenya ubwenge ugashakira hano. Naje kugerageza ndi mu akane ndagerageza biza gukunda bigeze hagati nawe turashwana. Ubu uyu munsi umaje gukundana n'abakobwa bangahe? Abakobwa nako ntago barenga 6. Ntago barenga 6? Bomva uzagwiza imyaka 30 ukundanye n'abangahe ubu? 30. Ibintu ngenda mbivamo gake gake. Urumva nimba acemo imyaka 2 nakunda na urumva ntago nyiri nka mbere. Ushatse kumbwira ko akakanya uri single? Ubu ngo ntago ndi single, ntago ndi single, mfite girlfriend. Umwe? Numwe. Ntago mubandikiranye cyangwa kiri wundi. Umwe wenyine nta wundi. Ubwo byo kugira girlfriend umwe muri uyu mujyi bikora? Muri uyu mujyi hari umuntu ugeze kubonera story. Yarambwiye ati ngo tuba turi kuronomo ngo abantu bose batona yenda ngo wunze umukobwa umwe ngo nabando baneye ku butoni. Ambwiye ati se ikibazo kirimo ni ikihe? Ambwiye ati rigisobana ku butoni ngo nshobora kuba mfite n'akabazo mu mutwe. Ati nyewe ngo umukobwa umwe nyine ko akariwe nkunda tu. Namusubije neza. Umwe wenyine ni ukunda? Nkunda umwe ntago kwari benshi ni benshi. Nangatira nzafata undi mfite umwe. Nawe ugatira uzafata undi? Nire kosa yagukora ugahita umukatira ku kanya? Nire kosa yankora atamukatira. Amvuze anutse kuri mama gusa. Agututse kuri mama? Mama twabi nkunda meri wajya. Wenda yagiye kunuka kuri mama aho twabepfa ariko narindi kosa. Aguciye inyuma se? Anciye inyuma. Ndamusangana n'undi muntu. Nziboneye nakatira umubebe. Tahamwati nyine to breaking it bikarangira. Kiragira. Ese ntago byaba ngombwa ko umuca inyuma? Muca inyuma. Kwa ko ari nkunda ntago namuca inyuma. Ariko anci inyuma nawe namuca inyuma. Nyine umva ntago nakemera gutsindwa ibitego 2 ku busa wapi. Kimwe ku kindi. Aguciye inyuma nawe bahita umuca inyuma? Nuko wewe kugenda nk'umuntu w'umuje n'umusirimu hano mba nanihaye n'Imana n'iki. Urasenga se? Ndasenga. Ubwo usengera he? Nsenga kwa Padre hano agajape nataba nakibutse.
ariko gusenga wagiye ukurikiye ababyeyi ntabwo ubuze ibyo ari byo. oya mba mbizi ibyo ari byo ko ndanahazwa nzi n'ibyo ari byo ntabwo nakurikiye ababyeyi. Uzi umurongo wo muri Bibiliya imwe wansangiza se? umurongo wo muri Bibiliya umurongo w'imwe nawe utangiye kungora umuntu w'umukristo ntabwo wabura umurongo wo muri Bibiliya. nzakubwira ubutaha ariko uyu nguyu urantunguye. Ntacyo mbwira ikintu kimwe cyanditse muri Bibiliya uzi wowe. kimwe cyanditse muri Bibiliya nuko Imana idukunda. Urabizi neza byanditsemo? Byanditsemo. Dusanze bitanditsemo. Oya byanditsemo ariko fara ibibazo uri kumbaza biragoye. Nese ubu nawe nkubajije ngo ubu wambwira mbwira abana ba Yozefu. Abana ba Yozefu. Yozefu yabyaye Yesu. Yabyaye Yesu. Yari afite abana bangahe? Yozefu. Bibiliya yanditse umwe gusa, yanditse ko ari Yesu. Uwo nyine urabizi kujya kwa padiri buri munsi ajya akazi kaba kabayemo kenshi. Akazi kaba kabayemo kenshi. Ariko nyine binaba ari byiza kandi. Aba ari byiza cyane. Adamu uramuzi? Adamu ndamwumva. Uramwumva? Adamu yashatse umugore. Adamu ntabwo mbyibuka. Ntabwo ubyibuka? Eva se uramuzi? Eva ndamuzi. Eva yapfanaga iki na Adamu? Adamu na Eva abo bantu ni abantu babiri kuko babiraga ahantu mu butayu baza gukora icyaha ndumva arabo. Bakoze ikihe cyaha se? Nimba bararengwa imbuto nimba byagenze gute ntabwo mbizi neza nakubeka ibintu bya Bibiliya ntabwo mba mbyibuka. Nyine nawe ushyiramo logique ukatubwira uko ubyumva. Uko mbyumva ndumva neza ko bariye imbuto birangira n'inzoka ngo ibafashe nimba byagenze ute ntabwo mba mbyibuka fresh. Rega vungerezanye zatakaye nyiri umwana. Mujye munyibutsa nawe nyibutsa unkoreremo mbwati byagenze gute. Wibutse gukoreremo. Adamu na Eva barabyaye. Babyara Kayini na Abeli. Inkuru yabo se urayizi? Babyaye abana. Ntabwo mba ndi gukurura neza. Ariko manzi udasenga wambeshye. Gusenga njyayo manzi gusenga njyayo ku cyumweru mba nabibutse. Mesi ya kabiri mba ndimo. Ubu ubatijwe ryari? Ni nyiragahinja ndagiye. Wakurikiraga ababyeyi birumvika? Oya nawe nakijya umva nabatijwe nyiragahinja niko amategeko yacu adutegeka utari warenza nimba ameza ngaye niko mujya mbyumva. Nibwo nabatijwe. Uri umunyeshuri? Ndi umunyeshuri. Wiga mu wakangahe? Ubu ngiye senior. Dutere kuri story yo kwishuri gate ubundi kwishuri uri mu ntoki. Kwishuri mba no umuntu usekeje rero. Kwishuri mba no umuntu ufite nyine vibes zidasanzwe. Bamwe nyine bamwe ati nyine mbaririmbire indirimbo. Nk'abarimba nyine biraho ngaho ariko nyine kwishuri abari heza. Ariko nyine ibintu byo kwiga nyine ni ikibazo nanone ntabwo najya ngo mbeshye kuri no mu wapi. Ikintu cyo kwiga ni ikibazo kandi igihe umuntu agwanga kwizi yo ku munota 20 ugasanga ufite 3. Ariko 3 babaye wa mbere kuko urumva bagwaye 3 utaha ugakopera ndarindwi agacuma bakujuje 20 bayageze. 20 bayageze. Ariko ku ishuri ndi umuntu nyine udakunda abakobwa no kwiyandarika wapi. Ndi umuntu nyine ukunda nyine ibintu byo kuvibinga nyine niko nabivuga ariko ntakunda ababebe. Ntabwo ukunda ababebe? Bebe mbona nakagiye. Iyo mwarimu w'imibare yinjiye mu ishuri uba uri kureba gute? Mwarimu wa mate rero kangusetsa niwe mwarimu wa mbere umsetsa. Bandibuka neza hari isomo yiye kutwigisha niryo numvishe. Nubwa mbere numvishe gusorovinga. Sorovinga. Ariko nta kindi kintu yongera kwigisha ngo byumve. Ibindi bintu by'ukuzana noneho ushimiye. Yego kumana yanjye. Sobara kuvuga ngo ibisasu babikora gutyo kuvana nabo nta gisasu ne nabona. Uruse ubwumva atari kumvuna ntago nabyumva. Urumva se nukomeza amashuri uzakomeza nko muri heshami? Nta shami mfite kuzakomezamo no kwigira short course sigata nibeza amashuri aho n'ubwanwa bwameze nyiri mu ishuri wapi. Unywa inzoga? Inzoga se? Inzoga ndazinywa. Itabi? Itabi bigeze kundangira ukuntu bimeze numva ni ibintu bidafite 12 ngo byica ibiha ngo birakumenagura kare. Undi inzoga nabwo nagwarenza nka 5 katwitaye. Byari 5 ugahita witahira? Katwitaye nk'umujene w'umusirimu. Ubwo wanyu barabizi kunywa inzoga? Iwacu se
iwacu barabizi kuko none nabo idini dusengamo naryo rimwe inzoga tu. kunywa inzoga uri umunyeshuri ko numva ari byo bituma uba umuswa harira. Oya ntabwo ari byo bituma umuswa. Ese umva cyari ikibazo? Icyo ntabwo ari kuko hari n'indirimbo nagukoreramo gato ukumva biragenda. Ni ya George Kid, ni uwo musani nyine nkunda. Baravuga ngo sinzi ng'impamvu ng'abantu banseka ngo ndi umusinzi, kandi iyo nasinze wera yanjye ni mundeke nisindire. Sibese umukwiye kundeka man. Ako banze uwo musana kongoza kabisa. Uwo musana aganyogoza kavuga ibintu biri kuri man. Ese nimbonywera ibiceri byawe sibyo, nta muntu wagiye kwaka bora zawe cyangwa se note zawe, ni kofi wakoze ikiyede wahatanye bora zose nayo unywereye bazanye amagambo nose umva byavamo ikareka ago byavamo. Baza ko amafaranga nywera mba nayakoreye iminsi ibiri, ikiyede bitatu bitaratu aho kapeti gazigahura igihumbi, urumva se nibisa bajye bareka ninywere man iminsi ni mike. Kora ikiyede iminsi ibiri ukajya kunywa mu ducupa dutandatu. Oya dutanu ngatanega n'akamoto kuko tuba twakujanjaguye. Akamoto gatumwishyura. Wigeze usindaho mu ruhame? Mu ruhame byigeze kubaho. Neragiye muri show y'abandi basani bagura ibintu none adashoboye neza, bagura ibintu by'ibyuma byinshi kwa kunyine uri mu basani kwa nyine ubasuzugure turanywa tu birangira nsinze kandi mu byuko ntago ibyuma nabinywaga. N'ubu simbinywa nyine byarangiye mbinyweye birangira nsinze bitabaho none numva mbaye n'ikigoryi kandi wumva none ubuzima bukurangiriyeho kugera mu rugo zanshizemo haciyemo iminsi irenga 2. Watashye gute rero? Nataje ntago namenye ko urageze mu rugo. Ako nzi ko nicyuye. Ikibazo cyo nari icyuye ariko sinzi ko nageze mu rugo. Wari icyugera mu rugo gusa? Nzi ko nageze mu rugo kabisa. Ni cyo cyaha utinya gukora? Cyaninya gukora sambana. Ntabwo ujya ubikora se? Wapi kabisa nakunda ariko sinasambana. Ndagitinya ndanacyane. Iyo ukunda rero ubugamije iki? Bangamije iki? Wenda kundana aho mu bebe dukundana mukunda nyine kwa ko mukunda. Ari ukuntu ujya mu isoko ukagura ikintu ukagishima ukagicyura ugikunze ukakihaha. Ariko ubugamije kuzacyambara. Ubugamije kucyamba. Ariko naga igihe cyo kucyamba cyagera. Umvanda cyambari ntabwo nyamba. Ntabwo nagira igihe cyo kwambara. Cyo kwambara? Nikigera nzacyambara. Nikigera uzacyambara? Nzacyambara. Kandi harabura nk'imyaka 10 urumva aracyari myinshi. Icyaha cyo gusambana n'icyo utinya? Ndagitinya byadanje. Ese ubu nk'umuteye. Muteye? Wamubyarira he? Nanjye ubwanjye nayo kurya abayabuze ngo mutere inda. Ariko nawe uri kumva ubwo buzima. Bibaza ko nanjye kwiga umugati mba nawuguze. None mbona yo kwihayo wundi se. Areka c'est pas possible. Nibishoboka. Wisanze wo muteye inda wabigenza gute? Kana kubwe ko bitashoboka. Ntabwo byashoboka? Ntabwo byashoboka. Nawe bishatse namuhakanira. Ubwo nibwo buzima bwawe rwose uba wumva gusambana nicyo cyaha kiremeye kurusha ibindi? Nicyo cyambere. Ase nawe urumva kitaremeye? Kiraremeye byada. Uri kumva wapi kabisa. Ntabwo byapfa guhuza. Ntabwo byapfa guhuza. Uramutse uhuye n'Imana nibihe ibintu 3 wayisaba? Ibintu 3 nayisaba. Icyambere ni ukujya mu ijuru. Icya kabiri urabona muri ino si tugira ibigeragezo n'ibibazo. Bikajya n'ibintu biguca intege. Ibyo byose ikabikuraho. Icya gatatu ikandi no kuzapfa. Man gupfa ndabyaka. Gupfa ni ikindi kintu. Wana gupfa azi kuguhamba none akagukubita mu hantu utaze nuko bimeze ubwo se ubyukiyemo. Ikigeragezo gikunda kukugora ni nk'ikihe muri ubu buzima? Muri ubu buzima ikintu kigunda kungora. Ikigeragezo ubona ari ikigeragezo? Ikigeragezo ari ukuntu uburimwe wanyu kumva nk'umubyera kuvuga ati
byuko ukora aka kantu, kandi mu by'ukuri ugasanga ibito tufite biraruta uko ungana, bikaranya n'undi vase mbigenze ne ko ukiganyira bikanga. Ibigeragezo byo ni byinshi kabisa, kwari n'igihugu wifuza nk'amafaranga cyangwa ari n'undi uri kuyagusaba none ukabona ko yamwima, ni ibindi mwaga ati mama amafaranga ngura kangaka, simere mwa amafaranga kumva nyine birakugerageje tu. Umukobwa gusabye amafaranga wayamuha? Umukobwa yaterwa na Kesari, sheri wawe yaterwa na Kesari agiye gushyira ku nzara, agiye gushyira ku nzara. Urangiye nkubwira ko na baby bamfata akwanga yanyake wajyanga buri kuyanga yame wabona ndimbabare oni mbabare ngiye niko bambona basaza agiye nwijisha basa yanyake na ujyu yanyaka wayamuha se yakwatse byaterwa ari inzara twabanza tukazireba uko zisa ndetse watanga ubwo yawe agiye kuzikoresha nyine akajya muri salo bakamushyiraho inzara, hari kuzikoresha zasaga neza, zasaga neza. Oya yabashaka nyine kuzongeraho ibirungo zigasa neza kurushaho, bidahenze ariko akanyaka amafaranga ari inzumbi 3 urumva no kwigwa mu munsi umwe mwana 3 wayamuha akajya gukoresha inzara. Tewe nakihangana nk'umuntu w'umujene wenyine kabisa. Mama w'ubumba aranga wamuha Mary Mary yanyaka menshi cyane, iyi Mary aranyaka binakabije aho imba nayamuhaye we Mary wenda nka 30 nayamuhanya afite. Ese umukobwa iyo muhaye amafaranga nyuma ntago wicuza ukavuga ataravuye? Bibaho ariko nta nubwo nakabura kukamushyiriramo iyo tuvugana akamucyurira ukadi bya 3 naguhaye ntago uri kubyibuka nyine ahubwo nakubwira nk'akantu akobabaje kato gatamata ariko ejondo ntago yibuka tuvugana ka bya 3 kuna biseneze nishimye kakatamo nyine nk'umuntu w'umujene kabisa. Uzi indirimbo z'Imana? Indirimbo z'Imana ndazizi kabisa. Indirimbo z'Imana ndazizi zinyisha ubu zinyisha yaba ari zo mu gitabo yaba ari z'abahanzi zose urazizi? Ndazizi. Ngo ndirimbira indirimbo yo mu gitabo uzi? Yo mu gitabo ngiye kukubwira ari abadeperi babita twebwe bakitwita abakristo abadeperi babita abarokore ndimba 85 ndikuririmbira je ni nyiririmba oyironese urayiririmba nyine tuyumva ndakumva makuru y'umurwa uri kubura hataje ibyago kandi umucyo n'umwana w'intama umunsi umwe nzakinjiramo. Haleluya haleluya niko mvuza impundu haleluya urumva mvuze ndayizi man urayizi? Ese kuki utigire mu barokore kandi numva numvuza indirimbo zabo? Mama nagiye mu barokore navutse Mary na Viye ari abakatolika umva ntago byari bupfe ku macinga ndimo kwigira mu bakatolika ari na fema yanjye nuko bimeze. Icyatumye utajya mu barokore? Niyo mpamvu nyamukuru kabisa. Waramutse usanze ijuru ritabaho ni cyo kintu wakwicuza? Nakwicuza ni umwanya nsinga, ni umwanya magaciro Imana sibyo, ni n'umwanya nigomwe ibintu byinshi. Hari ibintu byinshi mu nigomwe Mana zanarebe. Hari igihe nk'umuntu agukosereza urugero umuntu agukosereza Mana sinzi niba ukumva icyo kintu ukuntu umuntu agukosereza ugiye nko kumukubita katsembuka se kagiye muri dosi bikabura biretse umva ni ikibazo. Niyo mpamvu nicyo kintu nibyo bintu byakugora. Chat zawe ukora wazereka ababyeyi bawe? Ego ko Mana sibyo no kuba banyirukana batabanyica zuko kubeshya Mana
hari igihe nandika ibintu nayo nkibaza se ni njye wabyanditse cyangwa se hari igihe umuntu Imana yandika ibintu biba binagoranye Mana. Hari igihe umuntu akubwira ikintu kumusubiza ukumva birakurijennye ukamusubiza ikintu kibi cyane. Urumva ni ikibazo ntabwo bazibonye wapi kabisa byarutswe bakaba ari ngiye babona. Ukunda kunywera mu kabari karimo abakobwa cyangwa ukunda kunywa uri wenyine? Nkunda ndi njyenyine. Bajya bambwira ngo iyo unywanye n'abakobwa ngo baragushuka. Ushaka gushiduka wumva se nimba narageze mu rugo niyo kuvuga ukuntu nageze mu rugo nazi ukuntu ngeze. Ibaze ubwo urumva n'ahandi nahagera natazi ukuntu byagenze. Akagucyura nyine. Oya. Asanga nageze mu bwambure bwe nazi ukuntu byagenze. Niyo mpamvu mutajya musangira. Ntabwo byapfa gukunda. Ubona ari ikihe kintu gituma ubuzima butaryoha kuri wowe? Ikintu gituma ubuzima butaryoha nuko ntuye mu ntara. Tuye mu ntara? Kuba utuye mu ntara uba wumva bikubihiriza ubuzima? Urumva hari ukuntu nyine uba uziranye n'abantu. Umva ngo yagiye wenda nko kuri Kingfisher, Gorufe, nyine ahantu harenze tu. Ko natwe wenda tuba tuhafite ariko nyine ushobora kujyayo ukisanga kabisa. Kubera ko nyine abantu babikunda byadanje. Kandi usanga za Kejeri babikunda, za Nyamata babikunda ibyo bintu kabisa. Niyo mpamvu. Uramutse ugiye nko kuba i Kigali, ni bihe bintu bya mbere wajya wihutira gukora? Ubuzima bwawe nyine ukuntu bwaba bushushanyije. Nibera Kejeri. Cya mbere naba ndi umusirimu. Cya kabiri nta mfite n'akazi gakomeye wenda nkafite Imana yakozemo. Cya gatatu ubuzima bwa Kejeri ni byinshi cyane kuko nabonye Kejeri Imana hararyoshye. Cyiza cyose ndayikora. Umanzi ukunda ubuzima bworoshye? Life is Gucci every day. Sinzi ba mutabyumva. Sinimba nyine ibintu dukora byose byabaye update. Ibintu byose indirimbo basohora na update. Niko tumbwira gose ndaguma mu bintu by'abasaza. Gise ndi umusaza wapi kabisa. Dore ndashaje. Uracyari umwana cyane? Nawe nyiri umwana. Niyo se reba. Numwe nk'urugero. Nyuma yako buriya nta muntu watawora imyaka 200 akiba. Nawe. Ariko dore ejo ndi turasoza umwaka. Ntabwo uzi ukuntu bigenda. Kandi ntabwo imyaka iri gusubira inyuma ariko iri kujya imbere umva ni ikibazo. Ku myaka 16 ufite ubu wumva ushaje? Ndashaje byata. Usa n'ubwanwa bwaje. Imyaka 16 ufite ubu ku myaka 30 uba wumva uzaba umeze gute? Imyaka 30. Nza ndi umugabo urenze man. Banumva nzandenze. Kandi ikindi nzajya bamfasha n'abantu man mfite n'agaciro ku bintu byose nkora ibintu nyine bifite nyine ahazaza to. Ibintu bifite ahazaza. Wumva mu buzima bwawe uzakora iki? Nzakora iki? Bikunze n'umuhanzi byumva numva nifuza ibintu bitatu. Umujepe, ubuhanzi no kuba umuntu ucunga umutungo nyine accounting. Ibintu bya accounting nabyo ndabikora. Iki ukunda kurusha ibindi? Cyo nkunda kurusha ibindi ubujepe. Ubujepe ndabwemera. Kwa mbona umuntu uri imbere ya president biba bimeze neza man kuko ufite n'agaciro. Kandi nabikoze neza n'Imana ibona ko nyine ushobora no gushiduka man ubonye n'amahirwe kuba wajya kurinda Imana nitujya mu ijuru. Urumva bahita bamfata mu bantu. Uba wumva wajya no kurinda Imana? Nayo ninjya mu ijuru tuzabana fresh. Ari ukuntu nyine abantu kwa shitani bazana sozadani. Wemera ko kwa shitani habaho? Kwa shitani habaho. Habaye nk'ibiki se buriya? Abayo uzanarebe n'abantu nabo ni shitani. Se nk'umuntu yambaye ijipo ingana gutya sibyo. Kandi mu by'ukuri ajya kugura imyenda avuga ati baramuhenze sibyo. N'uruyonde kubo. Nagura ibigeze mu maguru sibyo. Ariko kera bambaraga ubusa. Bambaraga ubusa. Ariko kera narari ryabagaho. Icyo cyo kimenye. Ubona se ari iki gitera irari? Irari. Ari byishe.
ikindi cya mbere gitera irari ni ukubona nyine ikintu cyishimiye, ikintu nk'umukobwa umwishimiye. N'iryo aba ari irari. bari abakobwa bambara utujipo tugufi ubona ari satani. Biterwa n'uyambaye. Hari uyambara n'undi ukabona ntacyo bivuze. Rimwe wumvamo ubona ari shitani. Ubona nyine nese ubona niba umuntu yambaye ibintu bigeze ahangaha, si byo mu by'ukuri. Mu mujyi bari gucuruza amajipo agera ku maguru, ukambara ibigeze ahangaha. Kamwe nabyo bigura, wavuze ko biguhenze, ubwo urumva ni ikibazo. Ubwo ari iyihe myambarire utakwambara? Imyambarire natakwambara, ntabwo nakambara ipantaro imfashe. Ipantaro igufasha ukagira ngo wicaye mu gasahane, ukagira ngo ni urubingo hafi kabisa. Ntabwo nakambara ipenti ifashe. Niyo mwambaro utakwambara? Ntibibaho none. Deshire uko yaba imeze kose wayambara? Deshire? Deshire byaterwa n'iyo ariyo. Hari izo ndi kubona yango ni ubusa, sinazambara nazo. Washyiramo iherena? Iherena? Oya. Kuko ikintu ushaka kuzakiba bizagukurikirana nabyo. Uzagende mu bantu barinda perezida nubuna. Kandi uzaba umuhanzi nabyo birimo? Ariko siko bose bapfumuye mani. Njye nabazaga niba warishyiramo. Oya, ntago narishyiramo iherena wapi kabisa. Ntago warishyiramo? Washyiraho direde? Direde? Direde wapi? Direde nazo wapi? Kandi uzaba umusani? Asa ndi umugore. Ni umugore ushyiraho direde. Ushatse kuvuga ko abantu bashyiraho direde bari abagore? Ntabwo ari abagore, ni imyumvire yabo. Ni imyumvire yabo kabisa. Ntabwo uzajya nawe umuntu ushyiraho direde ubw'ukuntu abaza. Direde wapi? Ariko hari direde ziba zisa neza. Hari ziba zisa neza nk'iza Kirisizi. Ziriya zisa neza. Ariko hari direde urashyiraho mu mutwe wose. Uri umujene mani. Umujene agashyiramo ibyo bintu. Abajene ukwiye kuba umujene ugaragara. So umujene ushyiraho direde ntabwo bibaho. Ntabwo bibaho. Numva lifestyle yawe iteye ubwoba. Ntabwo biteye ubwoba. Nese kutazikiza. Njyewe se? Reka njyewe wibuke ko ndi umwana w'umwadeperi usenga. Nanjye rero niho ndi kugana. Nakuririmba indirimbo y'abadeperi nayo niho ndi kugana. Umuhanzi witwa Theo bose babireba uramuzi? Ndamwumva. Ndamwumva. Ari indirimbo ye uzi? Theo se. Umvira ukuri bose babireba, sibyo? Ndumva nako nibyo nibutsemo. Ariko umva mbabizi man, mbabizi. Ari yatubwiye ko ukunda uwe muhanzi? Mu Rwanda cyangwa hanze? Mu Rwanda, wandi waturirimbiraga mu kanya. Ita Josh Kid. Josh Kid. Siko Josh Kid kuki wamuhisemo kandi aririmba ibintu? Mpamvu namuhisemo. Yitiranwa Petit Frere kandi anaririmba neza man. Nubwo wenda adafite igiye kure, ariko nyine aririmba ibintu bifite agaciro. Bifite agaciro? Ya ndirimbo watangiye ndirimbira harya yitwa ngo iki? Kanisani. Kanisani? Ari amagambo numvishemo buriya afite agaciro? Afite agaciro gakomeye cyane. Nese ni katayafite ahubwo ngambwira nawe. Ongera undirimbireho numve. Mbega Kigali yuzuye nini maneke cyangwa se bikiburi, iyo babonye uracumura no kuri gusa ni wamenye gukunda byukuri. Ubari mu rukundo ni kofi biciringira na Mr Money, ngo ni barya imitomare kagenda. Ubu nibikaze kubona ubwambure, bamwe bagenda bambaye incabure. Hybrid mu rukundo byarirabuye, haba mu bakobwa cyangwa se abasore, imana dukwiye kanto. Cyangwa se hagashyirwaho ibigo bishinzwe by'urukundo. Aho ni kuri kote yangiye ngo my God, ikumavincenga ngumukunzi uvuze pendo, umutazi gusunda agashikinga nkanita pendo, umwe nazajyana amago agasinda akanyasi kibando, akananyima bango guti ukecyani na senta ave mureke kunyinisha, ndeka ndabe mwikanisa wasanga ye nani tijijisha, numva ngo kanisani ari abana badafunguye risani batazi ibishitani, that's why cyo kumukunzi uva kanisani. Ndikumva harimo inyigisho koko? Irimo. Manzi uzi ubwenge, manzi uzi ubwenge cyane. Ubwenge bwose.
ubwenge bwo hanze burimo ariko ubw'ishuri nakubwiye ko harimo akabazo gakomeye cyane. bwo hanze umuhanzi ugerageza ubwo hanze ndabuzi ntabwo ngerageza hari umuraperi uzi abaraperi bahe nzi benshi Bushari Bushari indirimbo y'ukunda ni iyihe bita Tsikizo kandi navuze ngo ushobora kunywa itabi wa musore wera itabi gukunda ni ikintu kimwe no kunywa ni ikintu kimwe sibyo Tsikizo turirimbira twumve agera avuga Tsikizo twareranywe ngo Tsikizo twareranywe ndasaba ubuhahirane ata Tsikizo ndabagirane Tsikizo urarenze we intambwe ya mbere nateye bambwira ko ngana mu manga isupu yabuze bukeye gahunga turayirumanga bitangira bigira ibanga ajya gushaka Tsikizo mu kabande bwakiye bwageze impande afunga imagara yikambye sinjya nuza amanwa nijoro mbyuka niba ntawe garukira ndakote munyangana ari indirimbo yawe wanditse yanjye yanjye wapi kabisa kuki utajya wandika kandi ushaka kuba umuhanzi kinajya nandika icyambere cyo nanditse nagira pressure ya danje nagira pressure yo gushaka urumva kwandika ajyana pressure yo gushaka ukorera ariko nyine uko bisa kose mfite nyine inshuti nyinshi mfite inshuti yanjye magarato